byiza nshuti bakunzi ba Rwanda Memorial TV, nizere ko mukomeje kugubwa neza cyane aho muri hose hirya no hino mu gihugu, uburasirazuba, uburengero bwaryo, amajyepfo n'amajyaruguru, hano ku isi tengerana mu murwa w'igihugu cyacu Kigali. Nizere ko namwe mukomeje kumererwa neza cyane. Abari mu Rwanda rwino turabashuje, cyangwa se mu Rwanda nkuko bakunda kubivuga, ariko no mu Rwanda rwiyo aho benshi bita muri diaspora, mu bihugu bitandukanye turabakeje kandi tubavunye ihobe. Mwese rero nta numwe dusize, turabakeje cyane kandi turabaramukije muri uyu mugoroba mwiza kandi wuje inkera. Hanyuma nk'ibisanzwe Rwanda Memorial TV tuba tubafitiye ibiganiro byinshi bitandukanye, birumvikana bashyitsa ku buryohe mwifuza, cyane cyane ibijyanye yaba ubukungu, imibereho myiza, demokarasi, cyangwa se n'abakunda politike nabwo bihari, ariko bakunda umuco nyarwanda namwe rwose nta kibazo, tuba duhari cyane kugira ngo mugubwe neza n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Hanyuma rero nk'ibisanzwe nkuko twabibabwiraga, ni Rwanda Memorial TV, ariko n'ubundi ishingiye ku kigo gikomeye cyane CMN Limited, cyangwa se company CMN Limited, ibafitiye ibikoresho byinshi bitandukanye, cyangwa se ibafitiye uburyo bwinshi bwo kuyigana. Tugira amasonorization cyane cyane nk'abantu baba bafite ubukwe, abantu bafite ibirori bitandukanye, aho ngaho tubitaho cyane ku giciro udashobora gusanga ahandi, igiciro kigufi cyane. Hanyuma rero tugatunganya amafoto, video, niba wamugana ufite ubukwe bwawe, urumve ko ibyo bintu byose bikubiyemo. Ntushobora kujya ahandi ngo uvuge ngo ndafata ngo sonorization aha, ngo ubundi ngo mfate ngo amafoto aha, ngo ubundi ngo mu videographer azava. Oya, ibyo byose turabifitiye ku giciro gito cyane, kandi buriya linda byiza cyane ku bantu bakeneye kwamamaza. Dukora ibyapa byamamaza kandi tugakora indirimbo z'abahanzi, kuko dufite studio nziza cyane itunganya indirimbo z'abahanzi, amakorari n'abandi benshi cyane, kandi twandika no ku byapa ibintu byinshi cyane. Urumva ko nta kintu na kimwe mushobora kutuburana kijyanye. Umva abantu bakeneye nko gufungura ama application atandukanye, ama YouTube channel, aho tuba duhari cyane. Abashaka gufunguza ama TikTok, aho tuba duhari cyane, n'izindi mbuga nkoranyambaga zose zitandukanye. Murumva ko tuba duhari cyane kugira ngo tubafashe, kandi tunabafashe no kugira ngo bitere imbere, bizamuke, uve kuri views 20 ugenda uzamuke tumbaye ugere ku ibihumbi. Hanyuma rero mu by'ukuri nta kuhandi udusanga hano muri quartier Mateus, cyangwa se muri Mateus mu murwa mukuru w'igihugu cyacu Kigali. Ukatuhamagara kuri nimero 0782454272. Urumva ko rero aho ngaho nta kintu na kimwe ushobora kutuburana. Birumvikana ko rero twinjiye mu kanya keza cyane karyoshye, ikiganiro kimeze neza, kandi muri buze gukunda muri benshi, kandi ni intangiriro nziza, ariko tuzagerageza no kugira ngo bigende bibageraho umunsi ku munsi. Tubafitiye abahanzi bari buze kubaganiriza, tubafitiye abantu b'abanyabwenge b'incabwenge ku mugani wo mu gihugu cy'abaturanyi, baza kubaganiriza tukaganira, abayobozi bakomeye, abandi bantu benshi bakomeye ushobora kuganira ubundi ukanyurwa cyane. Uyu munsi dufite abagabo babiri hariya, kwabona sinzi koko bose niba, ariko ubwo ni abagabo wenda mu buryo bw'abagabo, ariko nanone umwe ashobora kuba ari muto undi ari mukuru. Tubafitiye rero abahanzi, ubwo abari kuri kamera baze kuba twereka neza ku buryo burambuye. Bafite ibicurangisho bidasanzwe, abantu mbona nanjye ntunguwe cyane no kubabona. Reka ubwabyo babanze batwibwire gihanzi, bazamure amajwi yabo n'ibikoresho byabo, ubundi ibindi byo baze kutubwira iby'amazina nyuma, ariko twamaze kumva ibyabo. Amazina barayazi, twese turi Abanyarwanda. Iyo tuvuga Ikinyarwanda, ubwo izina duhura twese nuko turi Abanyarwanda. Igicurangisho ureba aha ngaha wakivuga bwakira bugacya, agati kagaturika kandi kagashibuka kandi kakazagera na hehe. Akomenye mujya murari nkihera kuko no ni rwo rugendo tugiye guhimbaza umutagara.
ngaho ni mubanza kuzamura amajwi abantu babanje gukenera amajwi bagakenera n'igicurangisho n'ibyo turabivuga igicurangisho ni urwiririza 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 ni produit yacu bwite uko tureba aha hakaza niyo bita ishakwe ubwo ni umwimerere wayo iyi ni umwimerere wacu ishakwe ni umwimerere w'abanyarwanda uyu ni ishakwe ariko ije mu yindi shusho kandi ije mu yindi shusho itari isanzwe se ishakwe y'abakara ni ishakwe ariko izanye n'ubundi buhanga burenze ntacyo turabimenya nimubanze ngaho ntacyo turabaramutsa cyane y'imama we turabaramutsa cyane y'imama we turabaramutsa cyane y'imama we turabaramutsa cyane y'imama we ndabwira ruyenzi rwa rukiza turabaramutsa cyane y'imama we amagare kageza kabagabo turabaramutsa cyane y'imama we muragira impagarike n'ubuzima muragira amahoro ndetse murakabeho neza mwamburamwe murakaburisha bose rugano turabaramutsa cyane y'imama we turabaramutsa cyane y'imama we turabaramutsa cyane y'imama we turabaramutsa cyane y'imama we twebwe tubaramutsa yewe bahaye amashyi pe ariko ntabwo tuba tubyemerewe ariko uriya ni umusaza ukunda umuco ntabwo yabona bari kugera ikirenge mu cye ngo byange uravuga waririmbye iyo ngiyo ni indirimbo ya Muyango ariko ntabwo tuyizi ariko ni mu mukeze mubwira muti turamukunda ntazasaza kandi turanamukunda natwe ni umuntu wasigasiye umuco n'ubagisigasira kandi rwose tumwifuriza umugoroba mwiza cyane aba ni abana bamugwa mu ntege kandi nabo bifuza gusigasira iby'ejo ibyo azasiga cyangwa se nubwo agihari ariko nabamukunda kandi natwe turamukunda umuco wacu tumwita ni isata y'isonga yego ndimburira kurusha izindi natwe tukaba imirundi hanyuma rero ubwo mumuvuza imyato aranayikwiye mumuvuza imyato ariko namwe nimwivuga iyindi hamuga n'abantu babakurikiye kuri Rwanda Memorial TV bamenye neza birambye uko tureba turi babiri ruriya ni urutugu kandi nta rutugu rukora ngo rusumbe ijosi nta mukuru w'ivuga ari umuto uriya umwana niwe ubanza kwivuga arabyumva ariko wa mugani ni umwana abanza yivuge murakoze cyane amazina nk'ibisanzwe ni Rebero Jean Claude nanjye ndi umutaramyi nkunda gukesha inkera ariko ujya ushyiraho n'akivuga wagiye ku rutugu Rebero mu bahizi karundura mu nganzi cyogere mu runganire Rebero ryiza mu kubaka u Rwanda ikombe mu rugaga rw'amakuru numva nari ngapfobeje se kandi yakiremeye yego ni ikivugo rwose mu mago mu mago ni Twasengiyumva nkaba umuhungu wa Munyanziza wa Nyirinkwaya mvumba nkaba ndi umuhungu ukomoka mu bwatsi bwa Ntura Nyirimigabo mu ntara y'Amajyepfo hano bitaga mu Kabagari kwa Bwanakweli na sa neza ndahari uwo ni umuco nibyo twatutse yego nicyo gitutsi cyane rero nanjye badutaramanye nubwo batandura neza ndi intore rudasumbwa nkabarusezanira kubarusha intore itazarira mu iterambere nkabisogeye agasi imwe isoromwa niwe hazi karibwa niwe hanagaje ariko nkaba n'ishongore y'umusengo rero ishongore bavuga imyato kandi baririmba ngira uti nkabarutikura rwose urumva ingabo yanjye ni Rukara hanyuma umuheto wanjye ni Rugomwa icumu ryanjye nibarasa nkarasa n'ahananiranye ubwo urumva reko rero ubwo
yego turateramanye kandi nk'imfura hanyuma rero bose ndaheraye ngo uruwo kwabwa na kweri nasani ubwatsi bwa ntura nyiri imigabo hari bitaga mu rudomo bwera mvura bwa kinihirira yewe we mu rudomo rw'impyisi ndahaze imisozi ni imituranyi n'iyiwacu yego ariko se koko impyisi zarahabaga ni amateka ariko ukurikije ntizabura kuhaba ubu zaracitse ariko ntizabura ubundi si wahashushanyije nk'umuntu wenda utahaze bavuga ko ari mu rudoma rw'impyisi haba amasenga iyo uhageze ubu ngubu ushobora kuhabona iki cyawe ubu ni mu musozi muremure cyane twa Gihembe yego ungikanye n'uwitwa Remera Remera niwe ntuyeho ahantu bita mu Matawa ya Gasiza abantu bo mu Gasiza hari urungano rwanjye rwinshi niho wavuka uwo musozi ni umusozi w'ibitare byinshi yego ariko muri ibyo bitare hakaba hano winjiramo ukagenda ukajya kure cyane impyisi rero ziberaga mw'ayo masenga no kugira ngo zihacike byari bigoranye na n'ubu ni umusozi udatuwe cyane batuwe nyine hatuye ibice byo hasi aho ndajyayo tuzatemberane tujyane uzasi hari amateka iwacu hari amateka menshi cyane yego hanyuma niho uba ubu umuntu niho yagusanga bitewe ku iki gihe urabizi bitewe no gushakisha amararo n'amaramuko ubu ntuye mu Buganza mu karere ka Kayonza mu murenge wa Nyamirama ubwo ni uburasirazuba bw'u Rwanda niho ntuye uyu umuhungu wanjye niho twashinze iyi nganzo y'umuco niho turi gusoromereza imbuto z'umuco niho turi gusigasira ibya Gihanga ngo bidatakara bigatoragurwa n'abanyamahanga we harya we yatubwiye inkomoko n'imvo n'imvano naho mvuze aho niho wamusanze we namusanze Kayonza nsanga yabaye yasohoye yagase yabuze amazi yayuhira mu bijyanye n'umuco ubwo nzana igicuba nzana uruho nduhira atangira gutoha ufata umwana rwose muto uravuga uti reka ngo utoze umuco urumva dutuye ntihazarinda hahinduka ico ahubwo tuzatarama mpaka yego hanyuma mbere yuko tujya ku buryo mwinjiye muri iyi nganzo cyangwa niyo ku nkomoko yayo reka turebere hamwe ibyo bicurangisho mwavuze ko ari ibidasanzwe ariko koko umuntu abyitegereje hari uburyo ubona ukabona niyo waba warabonye mu mashusho ahandi ariko ushobora kutabyumva ngo bisobanukirwe mudusobanure neza aho ngaho reka duhere ku rwiririza iki gicurangisho mureba cyakozwe nanjye wowe ukukireba kuva ku giti aho giteye mu ishyamba gutunganywa kugera aha ngaha ni njye wabikoze igicurangisho rero ni njye wagiye izina ry'ubwiririza ryanjye bwite yego nakundaga umuziki nyarwanda yavuze incurango nyarwanda ni tumenyereye inanga uwumvise neza hari uburyo wakijyana mu mujyo w'inanga ukongera ukagerenjura ukagaruka ngo utari se tubishyire muri gitari yego njye nkumva nkiburiye inyito iki rero urwiririza rw'urungano rw'irungu rwa nimugoroba igicurangisho twagize nyine ubwo ntiwibuka nta rungu riharangwa nagikoze kubera ko nabonye inanga ziriya biti byembe ziragoye ku biti byaracitse zavagamo kuzibona kubona umuntu yikwigisha bikagorana ubwo ninjiye kuri murandasi ndavuga ati Bantu, les peuples bantu, tampi les bantu murayizi aribo turi bo twitwa abantu yego abantu ni bantu kuko nasanze abirabura bitandukanye za umugande bura naho nuko za Chad umanuka za Afrika y'Epfo hahandi n'ubundi ubona umuco utariyungurura usa nk'uwari uhuye za Zimbabwe byaho ndumva hari n'ahantu bajya bavuga nk'izina ukumva ni nk'iki bavuze nk'ikinyarwanda ba Mugabe yego Mugabe ni izina riri rusange yego komereza ubwo rero uturutse hariya muri Mali
ukamanuka ugaca Kongo za Cameroon ukamanuka hano mu Rwanda ukarinda ukagira za Afrika y'Epfo mu Bazuru usanga dufite ibintu twinshi duhuriyeho. Nge naricaye iyi shusho ureba kuko ni ishusho gakondo yacu nyafurika. Hari ibindi bicurangisho kuzajya muri Gambia, Gabo, Mali ugasanga byenda kumera nk'iki cyangwa bikoze mu forume yenda kumera nk'igi ariko ijwi riratandukanye. Uburyo biregerwa cyangwa uburyo okay, reka ngurugero ushaka kubona imodoka voiture hari Benz, hari Hyundai, hari Carina, hari Isuzu, zose ni amavatiri afite amapine ariko ziratandukanye mu biciro, mu migendere, system ya moteri igize gute iratandukanye ariko byose ni vatiri. Nanjye ni rwego ushaka gusanga iki mu modoka twakita nka Benz cyangwa twakita simbizi uko hano bari uriherere urugero cyureba mu ikoranabuhanga muranda sinjya bundi abandi bagiye Burayi bati Afrika bura turashoboye. Nicyo kintu abantu bataramenya. Afrika turi izingiro ry'isi nuko abantu benshi batabibona. Ubwo navuze okay isi mu muco nyarwanda nakora iki? Naricaye ubu maze imyaka 18 ndi mu rugendo rw'iki gicurangisho ndi gukora n'uburyo bw'imicurangire yacyo. Ndimo ndagutegura igitabo cy'uburyo gicuranga. Abandi usanga bazana ngo za dore mi biradoni ibi. Ariko rero abantu bashobora kureba bakavuga ati umugabo araterateranya. Yewe yafashe ibyo bintu yakuye kuri internet wa mugani araza aradusondeka araterateranya. Wowe iryo bintu kutubwira gutyo no kuba ko byize hehe buriya izi nyenyeri ureba ni inyenyeri zifite igisobanuro muri rusange kandi gikaba ari n'umuyoboro ku muntu wiga gucuranga kwiga gucuranga urwiririza. Hari urwiririza ubu iki nicyo cyiciro cya gatatu cy'urwiririza. Hari urwiririza igice cya mbere, urwiririza igice cya kabiri, urwiririza igice cya gatatu. Byose noneho genda bimenye ubwo nakubwiye ngo ni amateka maremare. Ubwo si ugendeye kuri ibyo bice ni icyabanje mbere ni ikikurikiraho ni ubu hari urwiririza rwa mbere ruba rufite imirya 9 na itase nk'ubu abatazi ikinyarwanda ni nk'inanga ifite nk'imirya 9. Uru ni urwiririza rero rwa rufite intondeke 9 sibyo? Yego. Urwiririza rwa kabiri rukagira intondeke 12. Urumva ubwo urwiriza rwa rusumbuye kuri uru rufite intondeke 14 rukagira n'ibyanzu bingahe bibiri. Icyanzu cya mbere ni iki, icyanzu cya kabiri ni iki. Aha ngaha burya yubatse inzu ugira icyo bita icyanzu. Yego. Ushobora cyajya ubona byagusumbirije nk'umubishaka ukore ngo ni he. Iyi ni urwiza rwa gatatu. Ndavuga ibyanzu. Icyanzu cya mbere ni iki, icyanzu cya kabiri ni iki. Byose bimaze iki sinde bari imyuga. Ibi bifite agaciro kanini kuko iyi ntonde kimwe ituritse. Yego. Iyi urumva ko habajemo ibyanzu bingahe bitatu. Nk'iyi uturitse hita nkora transpose indirimbo sinyihagarika hita nyicuranga mu buryo bwa transpose. Ubwo urabona ko izi ntondeke ni 10 na zingahe ubwo iyi icyanzu cya rubu kibara imirya 7 ya mbere. Iki nacyo kigacunga imirya 7 ibanza. Ibyo ni ibintu biri tekinike byasaba ko muzatwigisha ariko ngibwo byancanzemo. Yego. Ngo kimwe ngo kivuyeho okay kambivuge intonde kimwe icitse. Yego. Nk'iyi gacika. None icitse ari yakangahe nitubara 1 2 3 4 5 6. Yego. Ubwo indirimbo nacurangiraga aha. Yego. Ndahita nsimbuka nje mu cyiciro cyo haruguru hatavunze ikibazo. Ijwi rigume uza kwakora. Ijwi urumva nge nakoze transpose. Yego. Nk'ubu ngubu nase ngabikora gake. Uracitse noneho uyu uracitse uyu nguyu urimo indirimbo hari ukuntu ihindura mu ijwi mo gato noneho igakomereza ariko ari yahiye. Ubwo ibi byanzu bino ngo ndi kuri stage imuryo gacika. Noneho ibi hashobora gucika ibiri cyarimwe. Yagiye ihitamo icyo bita gukora icyo bita uruhekane rw'amajwi. Twihuta noneho hari iyo mirya
imirya yo urumva ko byo birasaba ibintu binini. Iyo mirya yo uyikora mu kiyo? Iyi mirya rero nta kintu urabona ko iki gice cyo hejuru, yego icyo cyo ndabona ni ikiti wari watubwiye ko ni igiti. Ibi byose ubona byose ikoze umuntu yabibaza ariko bikabazwa mu biti bwoko ki? Yego, imwungo cyangwa umuduha. yego, ni ibyo ibiti gakondo. Hari ibiti buriya bifite uburyo bifata ijwi bikaryohereza rigasohokera ku muvuduko ishobora kugera kure cyane. Imyungo, umuvumu ntuvuga, muza pinusi ntivuga, umusabe ntuvuga, umuko ntuvuga. Noneho imirya rero uru ruhembe rujyaho twarukoze mu giti bita umunzenzi. Umuntu yakubiswe ngo nkoni z'umunzenzi. Igiti gikomeye kuko ufata wagutugarika inshuro 16 kandi imiryo nako ibiriho imbaraga. Ibindi biti birata gutano kugira gute biragondama bigahitama. Ariko iki ngiki cyo yo cyumye niyo mwaza muri batanu mukarega ntabwo kivunika. Yego. Iyi mirya rero ibya bindi leta y'u Rwanda bari dushishikariza nta kintu na kimwe tugomba guta cyakavuyemo umusaruro. Iyi abakora amagare ya siporo, amaferi y'imodoka nako y'amamoto barakuramo bya migozi bakajugunya. Ya migozi ndayifata ngahambura ngakuramo imigozi yo muki yo mu magare feri. Bikoze feri. Turatuntu ndaduha nitwo tuvamwe. Hanyuma rero twari turi ku mirya. Igiti wakidusobanuriye. Utwo tuntu abantu bari kubona twikaraze two ibi babyita amano. Na amano n'uturega. Yo nshaka kurega ndagafata nkagakaraga nkageza hijwe numva nshaka. Bigira ikigero se ku buryo udashobora kugira gutyo ukaba wakaraga ugasanga kirabonetse. Iki giturana kubera ko cyegereye ushaka kurega umuntu uzo umugozi ugacika cyangwa kagasaza. Iyo gasaze gata imbaraga ukagasimbuza kandi nk'ibindi bikoresho byose. Yego. Naramvuze baho. Hanyuma rero ubwo twari turimo tugisobanurirwa ibicurangisho. Noneho reka twimuke tuvuye kurwiriza. Ariko izina urwiririza ryo watekereje ute ku indirimbo ngo rwiririza we nyamara urwirungu rwandi mugoroba. Nuko ko cyaba igicurangisho cyo kubiriza mutaramye mumeze neza nuko mukarinda mugera umugoroba. Kandi na buriya ushaka kubyara umwana wawe ukamwita amacumu ukamwita ngabo bitewe nuko wakunze iki. Navuze ngo impamvu nakoresheje ari amagambo mu Rwanda tudakunda gukoresha no kuvuga. Ashobora kugenda akazazima neza burundu. Nk'ijambo rwiririza ashobora gushira nk'imyaka 10 nta muntu wumvise arivuga. Uretse kumvikana mu ndirimbo zaba ari abahanzi bacu twemera abakozi. Nawe tereka nkireho izina ryanjye nta hantu nuko akundi kumva ndikunze. Byibura iki gicurangisho umwana yumva urwiririza azashaka no kumva urwiriza icyari cyo. Icyo gicurangisho cyitwa urwiriza kuko ikikoko kijyanye nuko kirajyanye n'iryo zina ryacyo. Ubwo urwo rugendo rurarangiye. Haza none kugishyira ku majwi. Nabyo se icyo bita amajwi ariko mpuzane biriya by'abazungu batuzaniye na kera bataraza twaracurangaga tukarimba tukizihiwe. Ariko hari ukuntu nyine aricyo bita amajwi yatondekanya kugira ngo uze kuyahuza agire injyana inogeye amatwi umuntu wese uri kugira gute uri kuyumva. Ngira ngo noneho mbere yuko tujya ku ngoma ishakwe mwakongera mukatunyurizaho indi ndirimbo kandi nziza. Hariyo mwakunze cyane
runyenyeri iriya indirimbo y'abantu bakundana nyine bari mu rukundo kandi ni n'indirimbo buriya iyo ndirimbo wa mugani ko twayikunze cyane runyenyeri wewe wenyine hari n'abandi buriya sinzi nyine naciye mu rukundo ubundi se runyenyeri yabayeho kwasobo nashatse umugore kuko ntarasubiye yego usanga turabigira inkuru mwakabyara yego ubundi se iririmbaho mu by'ukuri wenda kugira abantu baze kuyumva indirimbo ni indirimbo ya bibiri na rimwe yego kuko niga segonderi najyaga nkompoza indirimbo nkaziha abahungu twiganaga tukaziririmba z'igifaransa n'ibiki ko ariko hagiye wicara kuvuga ngo reka nkompoze na Mitoma nari mubi Mitoma nakompozaga ibisigo nkagusiga nkagusasana ukisama wasandaye mu rukundo neza wagisenzegeri byarangira yaragowe naricaye nawe ati hari icyo bita ngo umuntu ngo umuzujeho imyuka uwo muntu buzurizaga imyuka ko yabaga yavugo okay noneho indirimbo runyenyeri ni indirimbo yo gusiga kuko regeroma ukunda ukamuvuga uri ku buryo umuntu ufite uwakunda amuri ruhanda akumva iyo ndirimbo naba namubereye babandi batagira inganzo ni indirimbo yafasha umuntu kubwira neza uwakunda amarangamutima yo ngaho ni abantu bumve wa mugani ko runyenyeri cyambere kiri mu njyana yoroheje niyo nyenyeri rero urumva ko n'amagambo bagenda ukabwira umuntu kumukunda zamurinda ababisha b'ubutaka nyitoroshye ariko ifite
biri mu njyana izimije. Yego. Ntabwo ari ndi bagenda ugahubaduka bahura n'umukobwa ku muhanda cyangwa ngo ndagukunda ngo kukurinda ababisha b'ubutaka ni iki. Kera ari indwara zarwarwaga n'abantu cyangwa ziturutse mu butaka. Ababisha b'ubutaka ni ukukurinda ikintu cyose cyava butaka. Nzakurinda ababisha b'ikirere, nzakurinda icyaguhungabanya giturutse hejuru cyangwa none nzakubera ingabo igukingira. Urumva ko ushatse kuvuga ko hasi hejuru n'impande arasigasiwe. Ibya bindi abo bango bucuri bwanjye n'ibya bindi byahanisha shushu be. Yego kuruba bitorogera urubo ukaze cyane. Hanyuma rero kandi noneho twigire kuri uriya muhungu sishakwe tuzi inyahura tuzi n'izindi ngoma nyinshi cyane. Inyahura ishakwe sinzi mfasha gatoya gusobanurira ishakwe iyi ubona ko iri mu mabara atatu sibyo. Urabona ko ifite icyo bita ikirenge ni iki yicaje nyine hasi ikaba igira hasi ntabwo itoboye. Reka sinzi uko ziba zimeze nyako rwego irimo ibintu bitandukanye. Yanyibutsa neza wenda ntabwo ingoma ntabwo ziba ingaraba nizo zazipfumuye inyuma. Nizo ziba yego n'ibyo iyi rero n'iyisi ishakwe no kugira ngo byumvikane ko ishakwe urabizi abantu bahimbaza umutagara. Umuntu uvuze ishakwe buriya niyo iyobora umutagara. Ni ya ngoma itangira igikorwa cyo guhimbaza umutagara igera kure niyo ikurikirwa n'indi biti inyahura. Inyahura ni nk'imirundi n'iyakira kugira ngo n'izindi zizazigira ute gufatiraho. Iyi nayo ishakwe rero ko ni ingoma nako ni ingoma iteye ukwayo ariko iyikoze nabyo mu bintu ni ibisigazwa by'ibarizo. Uwihambuye ukareba ibintu biyikoze ni ibisigazwa by'ibarizo hejuru akanuru. Yego nagaho washyizeho. Yego ahandi ni ibisigazwa by'ibarizo ni rwose nyine nyine nuko. Yes kuyivuza rero ukubita usa nk'uhushura. Yego hanyuma dusobanura ibundi iyo ngiye itandukanira n'izindi tuzi. Ni ingoma zisanzwe nayo ni ingoma isanzwe. Yego ariko impamvu nayo ishakwe ni ingoma numva ko yakagombye kuvuga ikageza kureka gashoboka. Kandi ubunyijyanye nkari ako gasozi nuko nkayikubita wowe uyiri uruhande bumva itavuga. Uri hirya mu misozi yumva ari akagoma kari kuvugira nk'ahantu kuratabasha kumva kandi wumva ndi gukubita gutyo kumva ntivuga cyane. Kumva koroheje. Yego niyo mpamvu uvuze ngo ibikoresho gakondo bya kera ibiti twaramvuraga bifite umwihariko. Kera nawe bumvaga ngo ahantu harimo aravugira ngo kumva ingoma iravugira hano kurutabasha kumva. Ni ingoma ishobora gusohora ijwi wowe uri kuyumva ukumva ifite ijwi ritakumena amatwi ukumva ni ijwi rigereranyije ariko ukumva abantu bari kure nabo bakabasha kubyumva. Hanyuma murakoze cyane. Reka rero tuve ku bijyanye n'ibicurangisho ubundi wa mugani mu buhanzi bwanyu umuntu yakwibaza tese ubundi ubwo muri ubabonye ni umwana wagiye urafata ugiye mu buryo bwo gushaka ubuzima ariko wa mugani ubikura hehe wese ubwo byaramworoheye kubifata nk'umuntu utarubirimo. Sinzi niba wenda nawe araza kutubwira ukuntu uyu ajya kubifata yabifashe nawe kugira ngo aze kugira ikintu atubwira ariko wowe mu by'ukuri duhido nido yawe wihuse kugira ngo abantu ibyo bintu n'ikinyarwanda cyiza no kubikurikirana no kubikurikiranya no kumva ko rwose ari ibintu atari ibintu papi. Ashaka mu banyeshuri maze kwigisha abanyeshuri barenga nka 30. Ibi ntabwo byiga ari business. Ubu sigiye maze nta radio ntasoye nagiye kuri za radio Rwanda Fine FM Imanzi Keti Radio nagiye mu bitaramo nta YouTube ngira ntayo. Nabyo si ikibazo se nyine abenshi bavuga ko ari ikibazo. Ese ngiye kwereka abanyarwanda iki nicyo ntangira kwibaza. Ngiye kwereka abanyarwanda iki. Yego ntabwo wamurika inzu itaruzura. Nese ukeneye ko icyo nkeneye nawe ndimo ndakora igitabo cyacyo. Burya abazungu baturushije kubavuga ngo uhisha umwirabura bitsa mu bitabo. Kuki nirwa nsoma ibitabo by'abanyamerika n'abazungu kuki bo batasoma ibyacu? Nicyo kintu ndi kwibaza. Nicyo kuki
turi gusanga n'abenshi abyandika ari abadogiteri bafite inkomoko amaraso ubwenge ko bwishira ngewe ndafata ngo mfite nakoze ikirwe ntabwo bizamo kuvuga ngo kwishyizemo ubwenge bwishira abanyarwanda tuzi ubwenge nabo ngo ndajyana iki kwereka isi iki nicyo ndareba umuzigo wanjye nkasanga urapima nk'ikiro kandi nagomba kujyana 200. niyo mpamvu ubona umuntu aziye muri societe azanye ikintu ni cyiza cyakagombye kugera kure kubera ko nta makuru atabikoze abikunze abihamanyeho dushaka amafaranga kurusha uko dukunda umuco. Aha inkomoko rero ntacyo ubwo nicyo cye n'iki inkomoko wo bivana he ngewe ko sinakubwaho nkomoka kwabwana kweri nkomoka mu bataramye kwa Munyanziza data wambyaye nubwo muvuze mu izina ariko ntari ikibi nuko none se umuntu avuga igisekuru data wambyaye kwa Nyirinkwaya kwa Mvumba abantu bari bategereje kumva munabwana kweri kubona baza turaremya cyane mu muco gutarama byo ni ibyacu ara mu majyepfo intore z'imasango murazizi n'ubu busanzwe nayivuna nkabwa mu nka ariko imbavu zarakebanye ariko nabyirukiye mu itorero iwacu bitwaga abakeye ryari rya famiye yacu bo bakuru banjye bigaga za Saint Aloys babyinaga muri za Garukurabere na Garukurebe ubwo nanjye nize mu majyepfo nabaye mu matorero twose twazaga muri vacances duhuje bya bindi twavanye mu bigo bitandukanye dugira itorero ryitwa abakeye litari rijyana n'ikipe y'umupira yitwaga Amasumba yego ubwo turazamuka gutyo itorero rirazamuka ku rwego rw'akarere ramenyekana ariko kubera byende byo kugenda dushakisha ubuzima bamwe bari mu Huye abandi bari ku Gisenyi ndi mu Burasirazuba bigenda bicika intege ariko burya ahaririwe ngumba ntihabura ni igufa urere niye gufa ryasigaye ariko ubwo nabandi nabo hari utugufa twatakaye naho nyine nuko ariko wowe urashaka kuzaba igufa koko ribo ryari rikomeye ryo buryo ndashaka kuzaba ruseke mu magufa ntago nshaka kuzaba ikinono ndashaka kuzaba ruseke hanyuma twuganije bwakwira bugacye ariko ibinota biragenda bikeya ntabwo nanone twagufata umwanya muremure uko keretse hari turemye inkera tukayegeza rwose igicuku ijoro turitaye hanze ariko uriya musore we wa mugani ibi bintu uyu muhungu yaje kuguteramo nako uyu mugabo ibi bintu yaje kuguteramo ubona atari ibintu bitari bisobanutse wowe ubundi wakagombye kuba uri kurapa cyangwa urashya ku mugani w'ababivuga ngo uri kurapa cyangwa ukarashya bikagira inzira abenshi bajya babimbaza bambwira ati kuki wagiye gucuranga ibintu bya gakondo indirimbo zigezweho zihari wakaba ufite nk'indirimbo ngubu n'uturinete twiza twavuga utiyo bimeze ubu ngubu ariko nkunda nanjye umuco kera nakuze nanjye nkunda gucuranga nari narakoze gitari yo mu kabido narabona uyu mugabo noneho mu gukora gitari yo mu kabido gitari nivuge neza ubwo yari gitari cy'umwuka kubera ko nyine nta makazi yari ifite urabona ucuranga gitari ugenda ukanda mu makazi kugira ngo sound ihinduke none ndayikoze gitari nkajya nkubitaho nyine nkumva nasinyaye noneho sinzi ukuntu numvishe uyu mutaramyi ari gutaramba kuri radiyo Rwanda mu Nkera numva aravuze ngo n'uwinyamiramo atanga nomero ye atanze nomero ye navuga nti ntabwo nayireka ngomba kuzayifata nkazajya kumusura nkamenya aho atuye nkamenya n'ibintu akora nyine uko bimeze ndagiye nomero maze kuyifata ndamusuye aranyemerera mbere imfura aremera turaganira anyemerera kunyigisha numva ni ibintu byiza ese nguhereyeho urabona nta gihombo ubu nta bintu byinshi wataye ubu wakabaye utunze ibi bintu genda abona kubyiga byafata umwanya bikagira gute ibintu wowe iyo ubirimo ubona nta gihombo natangiye niga ku buryo
bwari bungoye ariko ubu ngubu aho ngeze ubu n'abantu nibakorera akavuga ati uriya mwana buriya ari kuruhira iki ariko kurwana ni yego ubundi buriya iyo ikintu gikunda biba ari byiza cyane kuko birakumotiva bituma hari aho uva hari n'aho ugera kuko nk'ubu ngubu kuba narakunze ibi bintu nkabikunda nkabikora hari abandi baza kwiga bagahita bagenda atari uko babirukanye atari uko bababwiye nabi kubera ko ntabwo babikunda baza bafite indi papasi atari ukubikunda bakumva ngo nk'ubu ngubu yamara kumva ati abahungu bari ku kiganiro kuri televiziyo nzagera kuri televiziyo ryari nawe ngiye kwiga akaza agakoraho ataramenya n'indirimbo imwe ugasanga ati ko tutagiye kuri televiziyo ati ndagiye agahita yikura akaba aragiye aje yakumva twasubiyeyo ati ndagarutse ugasanga nyine ni abantu umuntu ujagaraye adafite ibyiciro ubwo icyo bishatse kuvuga ni uko birya urambije ego cyane hanyuma rero wowe ibintu urabona hari umumaro wowe ibintu wabiretse nta umva nkubwire ari bita umuco nicyo turi cyo kandi utagira umuco akahugu kabuze umuco karacika kabuze umuco uhinduka umucanda iyo umucanda rero ucirwa icondo ariko nyine abantu hariye icondo urazima ngo kubera ko umuco ukura ngo hariye abantu babona ibintu turimo bitagezweho babona ko biturimo n'undi wese uzabibona izina rya mbere duhuriye turi abanyarwanda umunyarwanda arangwa n'iki ni umuco nyarwanda nicyo gisobanuro cyacu kintandukanye n'amahanga ese ni gute nzajya kwiga umuco w'abagande abakongomani n'abatanzania n'abanyamerika n'uwiwanjye ntawuzi ibi bintu wabishuka uzabyara cyangwa wabyaye ibise ahubwo sambarire ngo amashami yanshibutse wageze he abandi icyongereza barakizi igifaransa barakizi n'ikinyarwanda barakizi barimo bariga amazina y'inka mfite abana b'imyaka 5-6 bari kwiga amazina y'inka bira bintu bibafasha gufata mu mutwe ku buryo bwihuse kandi agafata neza ururimi rwacu akiga kwakundi asanga umwana we ngo ndimo kurya ugasanga yemo ngo andika ngo ibiryo ngo nari natamubonye icyo nicyo natanariye natanasinze ibyo yabivuze ahita habwa igihano cyo gusubiramo iryo jambo nk'inshuro 20 kandi buri gihe yajya kurya aho duhuye akabanza akanga urya jambo namenye kurivuga ntabwo bazi kuvuga ibihekane ururimi rwabo rwaragoretswe ubwo azambona umukobwa w'inkumi n'ibyo bintu arivugira natari ikindi aro twavuze dutongana avuga ngo igikwe nari mukubitiye kuri mikoro nta gikwe iki gisobanuro ibi nicyo bita umuco niyo mpamvu ibi ntabwo abikora utabikunze mbere na mbere icara mu nganzo yiwanyu uyikunde ntago ari abandi bajya ku ma televiziyo radio nahereyeho ni radio Rwanda bwa mbere niyo nahereyeho wahereye mu bushobozi kandi noneho abantu akamubagiye radio Rwanda guhita bongera wiruka musubire ariko tujya kwa Jado office gukora iki ko nta muzigo mfiteyo njyanayo mfite uremereye ariko uko nzajya ngira utwo nunguka nzajya ngenda ntubereke ariko ubu ni nkundira igitabo ndi gutegura kirimo amajwi kirimo icyo bita za ruhamwa ruhamwa nibyo bita mu cyongereza ngo mu gifaransa simbi zo ndimi sinanazikunda ngo ni game ngo za sol ngo za fa za la mineri ibintu bikinire kibyari biga batubeshya ngo bya dore mifaso simbizi hari icyo bita ruhamwa ya mbere mbanziriza ngerekero ya kabiri buryo nshobora kwikubwira ushobora kuvuga ibintu zira ndirimbo za ba Erina za orchestre impara ngiye nyicuranga mu ruryo bwa za ruhamwa tindirimbo iri muri ruhamwa runaka ahita nyicuranga biroroshye iyo wasomye ibyo ndi gukora iyo no mwaka wa 8 ndi gukora icyo gitabo ubwo kirangiye umuntu akakiga ongera uduhe ku muryo umwe noneho tuze dusoza ubwo urashaka iyihese ushaka y'urukundo urashaka y'ubuzima busanzwe umuco ushobora kuwunkiraho iyo muco nshaka ibi ari inanga icurangiye zose nacurangiye mu cyo bita ruhamwa ya mbere reka gato yanyuzeho babyumve nk'ubu reka
iyi ni ruhamwa ya mbere itagize ikiyikurikira. Ninjya ku ruhamwa ya mbere mbanziriza, yego ndahindura. Urumva ko nazanye mwandi majwi bwa mbere nariye. Iyi niyo ya mbere, ya kabiri. Nzanye mwandi majwi. Iya gatatu yo isa nk'igoye kugenda ukombina uhuza amajwi abiri. Nubwo indirimbo ntarayitegura neza ariko nyibabwire. Data wambyaye warakoze cyane, data wambyaye warakoze cyane, mama wambyaye ese mwiturikiye, data wambyaye warakoze cyane, mama wambyaye ese amajoro waraye kugira ngo mbeho, data wambyaye warakoze cyane, mama wambyaye ese mwiturikiye. Urumva ko ndicuranga muri za ruhamwa zose eshatu ariko igiye ikombine mu majwi. Okay, ni nkaga ubu ni ruhamwa ya mbere, hari ruhamwa ya kabiri mbanze ugerekeranye. Nidusoze urusorezaho uraza gucuranga indirimbo abantu batuwe bazi, noneho twumve ko bijyamo neza. Wari wahereye kuri imwe tuzi, ariko mbere yuko uyijyaho ndagira ngo mbwire niyihe ntego ibi bintu ni kugeza ryari, ibi bintu niyihe ntego mufite mu by'ukuri? Intego dufite ya mbere ni ukubona muzike nyarwanda iri gucurangwa neza kinyarwanda. Niba ari indirimbo icuranze, curanga indirimbo icuranze mu kinyarwanda. Wumva ko indirimbo zanjye zose nta jambo ry'iritirano wakumva, ni ikinyarwanda gusa. Yo niyo nakita indirimbo nyarwanda. Noneho icurangishwe n'ibicurangisho byacu. Abantu muhata afite gucuranga piano, kujya ku gitari, bawushyize gucuranga inanga. Buriya nkunda gukurikirana umuco w'Uburasirazuba, za Mali, za Ghana, bajya gukora ibitaramo bya rutura mu Bufaransa, bakibuza amamiliyoni y'amadolari. Njyewe ndajya kwirukanga kuri R&B hip hop y'Abanyamerika ntazi ikinyarwanda, bizagenda bite? Ariko natwe twiciye mu kinyarwanda. Orchestre Impara yajyaga hanze mu Bayapani, Burayi, batirimba ikinyarwanda. Indirimbo y'abayaga igifaransa ni igifaransa, n'ari igiswahili ni igiswahili, niba ari ikinyarwanda ni ikinyarwanda. Kandi umva ko muzike yari ifite no biracyakunzwe cyane. Niba ugiye kuririmba indirimbo y'urukundo, ririmba indirimbo y'urukundo uyigiremo ku buryo n'umuntu byumva. Yari mu ngenge mfite nisi, navuga nti buri hari wonse ko yihaye gucuranga bya bintu, arabona ari bande bazayikurikira nabo bakabyiga. Ntego ubwo n'umwe yigishe 30 abonekamo umwe cyangwa babiri, ubwo simbizi bona hari abo wasize cyangwa niki. Ibi bintu bya ntuzavuga uti sindi kuguca intege pe. Hawangwa na bose. Nemera ko umuntu umunyarwanda ukunda umunyarwanda, ukunda u Rwanda, ukunda n'umuco nyarwanda, akunda na agakunda na muzike nyarwanda, agakunda na muzike nyarwanda. Uko biri kose si ibanga, arankunda, arankunda je niko biri, niko byizeye kandi nako nizera. Ntago rero nzavuga ngo ngiye gukora ibintu, ntago dukora ikintu kugira ngo abantu badukunde, ahubwo dukora ikintu kugira ngo kibagirire akamaro. Njyewe ndasigasira umuco, uruhare rwanjye n'uruhe mu gusigasira umuco wacu. Ese nzasiga nkuru kimusozi nk'umuntu nagize amahirwe nkabasha kwiga, ese niba mbashije gukora iki kintu kizafasha iki amashami yacu? Ese umuryango wanjye uzagira uruhare mu gusigasira umuco? Wavuze uti simboneka kuri YouTube, simboneka hehe, ese
ubu wagushaka yakubona hehe hamugani se ubundi ibyo bintu zo kubicurangira mu rugo rimwe na rimwe mukabicuranga no kuri radio na televiziyo aho mugiye bose amakwe ubukwe mu bukwe we bakeneye abahanzi njya kumva nkumva barampamagaye nguko tutagushaka kuri YouTube nagati kuri YouTube arawambikije nturi kunyumva se niwe ukeneye mbwira nze ngire gute ngutaramire korere ibishoboka ngo nangaye bura twabundi ntuzakunda amafaranga ahubwo uzakunde ukore neza ufite amafaranga n'amafaranga uzawe uyafite uharanire gukora neza ibyo ukora ndavuga ati okay ndaje ibyo nkora urampemba bitewe n'ibyo ubona nakoze njye nta giciro ngira bitanu by'umuceri se ikintu cya mbere kiba kinshimishije ibintu byanjye kuba byakunzwe ese ibintu byanjye hari abandi byazamura amarangamutima yabo byibura bakankurikira ese ibi bintu byanjye ni ibyanjye njyenyine cyangwa ni iby'u Rwanda njye nimara gusohora icyo gitabo nibwo numva nshaka kuzajya itangazamakuru mfite ikintu ngaragaza bari abazungu bakavuga ngo ushaka umwirabura kumuhisha nimero bagusangaho rero nimero mfite rero nakoresha kuri WhatsApp angira iyo nkoresha kuri WhatsApp niyo nkoresha guhamagara iyo nkoresha kuri WhatsApp ni 07 8 366 0 81 9 078 366 081 9 iyo niyo wambonaho kuri WhatsApp ku guhamagara bisanzwe ni no Airtel ni 0783 5 5 7 5 7 ubwo rero ndumva ko ndabashimiye rero ndumva bashimiye kuko mwakoze kuri uyu mwanya mwaduhaye natwe turishimye mu by'ukuri ntidushize amatsiko yose ariko imvura igwa nisubire rero ko yitanaguye dore ko bayita cyumya ubu namwe ntimuzaze kumya ahantu mudasanze reka twebwe tuzagwa nk'itumba yego hanyuma rero namwe nshuti nk'amaguru mwese muba mudukurikiye cyane cyane kuri Rwanda Memorial TV nizere ko rwose mwaryoye cyane turabashimiye cyane kandi turabakeje hanyuma kandi mwibuke kutugana cyane cyane kuri CMN Limited aho tubakorera rwose gahunda zitandukanye harimo tukabaha sonorisation zo gukoresha mu birori bitandukanye akabamo gutunganya amafoto n'amavideo akabamo gukora ibyapa byamamaza akaza gukora indirimbo ku bahanzi akaza no kwandika ku byapa ubwo naho mudusange kuri nimero mureba hariya hasi ariyo 0788254272 muradusanga hano muri Mateus mu murwa w'igihugu cyacu ariwo Kigali abantu bazi quartier commerciale haruguru yaho hahita hazaho Mateus wowe uduhamagare kuri iyo nimero hanyuma turabakeje kandi rero turabashimiye nyaruku kandi subscribe hariya kuri YouTube channel yacu wandika muri comment ndetse na like uziduhe ku bwinshi cyane hanyuma unaduhe ibitekerezo ushaka ko n'ubutaha twazakuganirira ku muntu runaka cyangwa se tukagutumirira umuntu runaka hanyuma turabashimiye cyane nge nitwa François Munyantore mukomeze kugira ibihe byiza cyane